twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Fab TV mudukurikira umunsi ku munsi. Twagarutse muri ya gahunda yo kubaha ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye muba mwatwandikiye muri komenti mudusaba ubusobanuro bw'ayo mazina. Uyu munsi tugiye kuba twagusobanurira izina Dansira. Wewe rero watwandikiye wifuza ko twagusobanura izina Dansira, kurikira ubashe kumva ubusobanuro bw'iryo zina Dansira. Kongeye kandi kuguha ikaze ugeze hano bwa mbere, banza ujye aho hasi ukande subscribe kandi no kukazogera kugira ngo uzajye ubona ubusobanuro bw'amazina atandukanye tukugezaho. Urashobora gukora share ku muntu uzi witwa iryo zina kandi ntiwibagirwe gukora like cyangwa ukanda like. Ikindi kandi ntiwibagirwe gukora comment utubwire uburyo wabifashe. Urashobora nawe kutwandikira muri comment tubwire izina wifuza ko twaguha ubusobanuro bwaryo. Nyamuna ntimukagende mudakanze like ndetse ngo mutwandikire muri comment mutubwire uburyo mwabibonye. Reka twirukanke rero cyangwa se twihute tugusobanurire cyangwa tuguhe ubusobanuro bw'izina Dansira. Dansira rero rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini, rikaba rero rishobora kuva ku izina Dansir cyangwa se Dansira. Ryakoreshwaga cyane mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa cyangwa icyesipanyoro. Rikunze rero gukoreshwa nk'izina ry'abakobwa kandi rifite isura y'ubwiza n'ubupfura. Sobanuro rero bw'iri zina mu bijyanye n'umuco n'imyifatire, akenshi Dansira aba ari umuntu ugira umutima mwiza, wicisha bugufi kandi uzi gutega amatwi abandi. Ikindi kandi arangwa n'ubwitonzi no kwitonda mu byo akora byose. Akunda amahoro, ntakunda amakimbirane cyangwa amagambo menshi. Mu byo akunda by'umwihariko izina Dansira cyangwa umuntu witwa Dansira akunda gufasha abandi no kuba hafi y'abantu batishoboye. Umuco wo gukunda isuku, umutuzo no kugira gahunda mu buzima bwiwe. Ikindi kandi akunda ibijyanye n'ubuhanzi cyangwa ibintu bifite isura y'ubugeni n'ibikoresho byiza, indirimbo n'ibindi bijyanye n'ubwiza. Mu bijyanye rero n'ibyo umuntu witwa Dansira yanga rero kubahwa cyangwa gufatwa udafite agaciro, amakimbirane, amagambo mabi cyangwa se abantu cyangwa se babogama ntabakunda mu buzima bwiwe. Ikindi kandi umuvundo n'ibintu bidafite gahunda cyangwa ubusobanuro nabyo biri mu bintu akutwanga. Bijyanye n'inzozi ziwe, umuntu witwa Dansira afite inzozi zo gukura agira impano yo kuyobora cyangwa se kuba umunyabigwi mu bikorwa by'ubugwaneza. Kandi kurota afite urugo ruhamye, gukunda Imana kandi rurangwamo amahoro. Ikindi kandi aricyo cya nyuma mu bijyanye n'inzozi ziwe, arashobora kwifuza kuba umuntu uzwi ku rwego rwo hejuru ariko akabigeraho atuje atirata. Ubwo rero yari ubusobanuro bw'izina Dansira. Uwo watwandikiye muri komenti wifuza ko twaguha ubusobanuro bw'izina Dansira, ni gutyo bisobanura. Nawe rero ucyumva ubusobanuro bw'iri zina nawe urashobora kutwandikira muri komenti tubwire izina wifuza ko tugusobanurira. Mu gice gikurikiyeho turaza tugusobanurira iryo zina, uraba watwandikiye muri komenti. Iyi ni Fab TV, turabakunda cyane muri gahunda y'ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye.